maze gukomanga ngo kariho suku nyijyaho ye kariho kajya amabesi nk'uruhinja kiriye kimaze sinakubwira ariko ntongoye no kuntu agiye kunyemera aho yarose abagabo basobanutse mu bagizi ukuntu amunyuzera no kudusuka usanga kudusuhuza noneho ngo nicaye mu ntebe ngo hari intebe umugabo we agomba kwicaramo ngo niyo atari iy'abantu bicaramo ubwishongozi nk'ubwo rero yewe buriya naje gusanga ntabyitaho kuri Jack urumva Jack uriya yagize gutwara umugabo w'abandi sibyo atwaye umugabo w'abandi none nyumvira naho ari umugabo ari kumuca amazi yarangiza akiyemera ngo amatebe ngo nayo umugabo ntakiyemeza urumva baba babanye neza bazanduru nyine abana neza se ubundi aramukunda ko ari uko yamwihomyeho ngo yamuteye amada yamwihomyeho icyo ni icya mbere kujya kwihoma ku muntu rero utagukunda reka nkubaze ngabe ngeyo ndebye mbamo narutwa nawe baziritse ku kazi bisa nabyo byose udategereje ewe uzatimera nk'aho noneho ikintu kibabaje ababaje undi mwana yari n'inshuti ye bari bazinanye y'isi amutwaye umugabo nawe ntamufite ntago bameranye neza n'ubundi n'izanduru yego wenda ni keza nyene ariko ibibazo ni kugira reka rero buriya musobanurire buriya uko waba umeze kose mu rugo nta mahoro ntacyo byaba bimaze aragutuka guha imisatsi arashikaguye anaze nk'iriya anaze iyo ahubwo yarambwiye ngo agiye kubishyuriza amazi ngo anyotse ngo nabuze umugabo ngo naragumiye ngo dore ukuntu uba wambaye n'ibi nabizize aye Jack yabaye Jack yigeze igisasu ariko tugomba kumwiga reka narivuze ewe ravunitse dore mushiki wacu karibu muri hano dore hano none se wari uri kubyina ko nje kugusura none se biri ni sawa tumeze neza tumeze neza nta kandi twa turi gupanga ukuntu tugiye kuza ubu tuvugana usanze nawe mvuye hano ngo turi gisokoza ngo nze kugusura niba tujyana nanjye nari mbakumbuye kandi yicaremo n'iyicarire iruhande ndabona nawe intego yanjye tumeze neza uyu mwana nawe nawe ugiye udukora yemwa bite umwana ni umuturanyi aba ameze nk'umuntu uri kwikinira udukomedi hano mana nari nje kugusura pe cyane nawe uravuga we gusa ntabwo ujya ushyira mu bikorwa imyaka amezi maze we hano kuza no kwisiga n'amavuta inaha ntabwo bihaba kuza kwisiga ntabwo urabona umugabo tugiye kuza ariko ishaje wowe jya ugenda witureze aho wamubonye nawe njya yamije ku isi akagira inkuru rero aho arambwira ngo azaza gusaba ahubwo sheri yawe bimeze bite usohokanye mutari oya narinje kubasuhuza gusa ndabeshye kandi mbona usa neza wari kuba uri kumwe n'umugabo mufatanya agatoki ku kandi ko ni ibisanzwe mwese ko ari mu kazi njye ntabwo namusiga mu nzu yewe musanze njyewe rero nari nje kugusura ariko n'ubundi niba tubonanye reka mbanze ndebeho umuntu gatoya hararura turaza gusubira ariko n'ubundi twanajyana mu rugo ntacyo oya twamaze kubonana ntago waba ufite urukumbuzi nta santima kuko noneho uzaza inzazi yego ko zagutekereke zagutekereke icyo uzashaka abasheri yego yatashe yo Jackie tuzaza kukureba wese kwishyiga neza ko munsi za hano kandi neza kureba se kuntu ateye yewe nanjye ubunegereje urakaraba amazi mwese muhise mugenda se tugenda nose ko sawa turi kumwe mwana ariko Jackie yamuzi amafoto agufate yego abagore abantu umuntu aza kubasura bagahita bamwica we uyu munsi mwabyambureye shana ndabibona ko n'ubundi nta bantu mfite pe nabona bwizeye muri inshuti zanjye rwose nawe ni ukwishuka ndabyiboneye ubundi ziba amata
umudamu naranzengereza rwose ubundi uyu mugore niba yabishije imana yanjye ubu ari kumamagara mbazi mbuza kwinywera inzoga gusa batuma imanuka aho bikanyamagara wagira ngo ni njye bitotsi bye ushaka guhamagara utere n'abandi sinzi ibibazo byawe bijyana kanya buri kanya bikira ndaje nyizimye muhima ibyo hamagara byawe simbishaka rwose nicara muri iyi ngiyi yashye ziri mu biki bashaka kujya kwa muganga yewe ngira byaheze bakenga tugende nta mwana ntacyo gihe nagufasha ku bibazo nk'ibi ngibi ese nijye naguteye iyo nda mbere yuko umbwira ngo ndaguherekeze kwa muganga ese mama ni ibingibi wampamagarira ni ibingibi ntabwo byavamo wahamagaye sheri wawe nuko ngeza kwa muganga gusa nyine sheri wawe wampamagaye cyane ndaza kunyitaba none genda guherekeza nkana za kuba ndiki kuri wowe niyo ubona ari ku inshuti yawe ravune sinampamagaye kuri telefone yanze kunyitaba wahamagaye baramukazi bawe ndabagira ariko rwose n'umugabo yanga kwitaba gute n'ukuntu numvaga ari gitangaza ariko sinakubwiye mbabarire cyane bisinabivamo genze guherekeza umugore w'abandi n'uwayiguteye nta yego ko mani cyangwa uranayibyarira hano ngo ino Salomon ari hano nibona wamfashije ko reka cyane ukuri pe hamagara rakuneza hamagaza inshuti zawe jyese mbabarira ndakwiyama utanangwaho utangaye no kumfata nahita ndanayisohokamo ari ibingibi wampamagariye niwigwaritse singiye kukubeshya ukuntu nyine wanyikaragasa aho ngo ufite abashyira ngo izi ntebe ngo amakusi yawe ntawayicaramo ubusa n'inda yicayemo ni telefone urumva n'ukuntu umva mwana niwigwariza jyewe ibyo sinabivamo wambabariye ko oya ariko nariheruye koko bigeze aha ngaha ku buryo abantu bose bashiraho nabona amagambo ye mabi Asoni. Ikizi. Muvuna iki? Ubundi ugende shaka kubaza. Igihe nahereye mubwira ntabwo ubona ko nagukunda. Uracyamara cyangwa? Ubona nagukunda ko kureba ibintu bumwe. Umuntu asa no kuntesha umutwe. Sejire ni kizagukora. Ibyo ngibyo ntabwo mbashaka giye wanga. Oya umundi iki? Ndagukunda n'ukuri. Yewe si mukunda nawe kubwiye nawe urabizi. Wapi? Ntabwo nakwiye. Urukundinga ariko. Oya ubwo rece kwisuka. Urukundinga. Jure waretse ku isuka. Asoni. Papa, aretse gukubita mama
umwana we ntibatukira mama wawe umwana avuye hehe avuye Yesu ubu ngubu byose uri kubikora uzi ko adahari ceceka mwana wawe ntawe ubizi ubundi habura iki cyakubwira umunsi ubona nicaye iki umva mubwire njyewe ningaruka simusanga aha ngaha nawe kandi urabizi ukuri nizere ko ubyumva neza mwana wawe ibyo byirengagiza bakarankunda nta kibazo sibyo kandi ibi byose uba ubonye ucecekere ukajya bikubabaza cyangwa ngo bikugireho ingaruka sibyo ujya wihangana barankunda kandi nawe baragukunda sibyo ndagukunda bwo kwihambira ku mugabo utaramubona so ukambwiye ataha atansanga hano ubu ndagenda njye hehe ariko ibyo ari byo byose uko byagenda kose niyo nagenda nzakoresha uko nshoboye kose umwiza atazigera yinjira muri uru rugo kuko aramutse arwinjiyemo naba nkiye akamfatira n'umwana nabi kandi umwana agomba gusigara hano ngomba kugenda nta kundi atagukunda ariko njye ndamukunda azakoresha buryo ki mwihambiraho nyine ngo maze mwihambirire kugeza igihe azankunda ntabwo ngiye ntabwo musize nzaza nza kukureba neza waretse ibyo kukureba sibyo ntabwo nzagusiga mu rugo mwana wanjye ndayihangana ntabwo wamenye ko ugomba kugenda sibyo nasigarana na papa wawe azakwitaho ko nta kibazo uzagira sibyo ngereka ngende Hana wanje byagenze gute yewe ngwino mbwira mama yagiye cyane hano mbwira yego mama yagiye yakubwiye ko yagiye yitamire hano gute niko yakubwiye ko yagiye cyo mbwira yagiye gushaka akazi ngaho nguma ari gukaruka sibyo nacecekeye humura umuri kumwe na papa sibyo kawucici ndaje mu kanya gutega no gutembera sibyo arije ni ukugurira iki ndamike ndi ukugurira cyiza kijyo ni iki dusangiye na papa sibyo aho yitegereza neza
umuti rero ndakugurira bya bindi nigeze gukuzanira gusa umuti si ubirya se ndikuzanira isukuti sibyo kandi pole humura na mama ari bugaruke ndamuhamagara sibyo naje mutegure tugende tujye no gutembera mama yagiye ihangane ariko njye ntanishimirizwa yuko mama na papa bose baba bahari subizi ko papa wagukunda arankunda ariko njye ntanishimirizwa yuko mama na papa baba bahari ihangane birashoboka se ubwo yashambaguje ibintu wabona atagiye koko nkesha wabona yagiye no kuri rwose ndabona n'imyenda ye ntayo igihari wow yewe umwiza wanjye reka mutemo nshaka ukuntu muhamagara aye mama wanjye umwiza wanjye ngaze turubemo nubwo itariho ariko icyambere nuko yagiye ariko ndabizi ko ari bwiza mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima munsi ndaburyamaho n'umwiza wanjye yewe